Ijambo ry'umunsi. Kugaragara mu muryango ni byiza cyangwa ni bibi? Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Timoteyo wa 2 igice cya mbere kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Rimwe na rimwe tujye twibaza niba hari ikintu tuzasiga ku isi kigaragaza yuko twahahoze. Ni ikihe kintu wumva uzasiga hano ku isi abantu bahatuye bazakungukiraho? Ese abantu bazamenya uburyo twizeye Imana? Igisubizo kuri ibyo bibazo ubundi cyakabaye yego, ariko kandi ukanazirikana yuko abantu ba hafi bazabikora cyane, bazakwibuka cyane imbere y'abandi ari abana bawe. Uburyo urera muri abana bawe nibyo bizerekana uburyo ibisekuru bizagukomokaho bizaba bimeze. Nurera abana bawe mu buryo Imana yifuza, yaba mu bikorwa ndetse n'amagambo, bazagendera mu rugero rwawe uko bazagenda bakura. Uburyo Paul yanditse Timoteyo, tubona ko Timoteyo yari afite umurage mwiza ushingiye ku Mana kandi uvuye mu muryango we. Nyirakuru wa Timoteyo ndetse na nyina Eunice bari abantu b'Imana cyane. Ibintu byarabakurikiranye rero kugeza no kuri Timoteyo ndetse n'umuryango we. Abana baramutse bakwigana n'uwe mwanya Yesu yafite mu buzima bwabo. Abana bawe bazaba abagore ndetse n'abagabo b'Imana. Ese bazaba abantu bafitanye umubano ukomeye n'Imana? Ese ijambo ry'Imana rizaba rivuze kinini mu buzima bwabo? Ntabwo ugomba gutegeka abana bawe unabakankamira ubabwira ngo mukore bino vuba vuba mujye gusenga, ahubwo wowe bikore kandi bikuviye ku mutima, kubera ko abana bawe babasha kureba ari nako bazagukurikiza. Kora ibyo ukora byose neza kandi ubikorane umutima mwiza, kubera yuko bazayibona kandi bagukurikize. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ikintu cy'ingenzi cyane kuri twe, kandi uko usoma, uko usenga, uko wita ku byerekeye Imana, ni nako abana bawe bazabibona ubundi bakwigane. Ibi ngibi bikabizaba umurage mwiza cyane w'umuryango, kandi nawe wagizemo uruhare. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.